ni ukuvuga iriya videwo nayibonye hashize igihe kinini, hashize nk'ibyumweru nka bibiri niba ntibeshye. Muri kunyumva? turakumva Eh, ongera turi ijwi kukumva. hashize nk'ibyumweru bibiri. Iyo videwo umuntu wa mbere wayimpaye ni umushuti wanjye, arambwira ngo hano hari videwo, hari umuntu umbaje ngo uwo muntu ni wowe. Mbanza kugira ngo ni blague. Iyo videwo ndayireba mbona aho hantu simpazi, mbona abo bantu simbazi, mbona nyine ibintu byose mbica amazi, ndavuga ni bya bindi bya social media, ndabireka. Iyo videwo nyihereza umushuti wanjye, amaze iyi videwo wayibonye? Mbara undebere neza uwo muntu urimo, uri kubona nayohereje best friend wanjye, uwo nita best friend wanjye unzi neza gutya neza ijana ku ijana. Arambwira ngo ariko warasaze? Arambwira ati ibyo bintu mbabara ntongeye no kubinyoherereza, nose nyine uri kubona ari wowe. Ndabyibona mbona ni ibintu biri aho, bikomeza gutyo. Abashuti twa gutya mbwira amazina ye, ndamwamiriza Instagram ye, arayimereza. Njya kuri Instagram y'uwo mwana, nibyo koko nanjye mbona niwe. Numva nanjye nyine kugira icyizere umutima, mvuga ngo ubwo yabonetse reka mubaze mwese uwo muyango muri kumwe mwahuye ryari, mwahuye nyine gihe ki, mbarumbwire. Ngiye kuri Instagram ye mbona akuyeho ifoto ye. Byatangiye asiba amafoto afite yose kuri Instagram. Bwa kabiri mbona araje akuyeho ifoto iri kuri profile. Mbona ukuntu atangiye gukuraho ibintu bye, ndavuga uyu muntu ashobora kuba nawe atorohewe, atamerewe neza, ntabwo ari icyo gihe cyiza cyo kuba namwaprocinga. Ndabyiyorera nkajya nanabona mvuga ati kwa kundi niba ufite confidence uvuga ngo ibyo byose biragaragara ko uyu muntu atari njyewe. Ariko abantu aho babera abantu babi, nta muntu n'umwe ushobora kubona ikintu cy'ukuri ngo agifate nk'ukuri cyangwa acyemere nk'ukuri. Ibyo bintu ndabyihorera. Nyuma yaho mbona bikomeje kuba ibintu byinshi. Nyuma harimo undi muntu ugaragaramo, kuko ni abakobwa babiri n'umugabo umwe. Nyuma yaho bikomeza nyine kumbera umutwaro, nkajya numva abashuti banjye bose arambwira ati muya njye nahuye n'abantu turaserera, banyemeza ukuntu uwo muntu ari wowe, ndarakara, mbabwira ukuntu atari wowe, mbabwira ukuntu nkuzi, ngendera ku bintu, ngendera nuko ndi kubona videwo n'igihe imaze. Ariko abantu banze kubyemera, none ati bihorere nanjye. Abantu barimo barakomeza bayinyoneza, nkababwira si njyewe, ariko ndabizi ko bari buze kugeraho bakabyumva. Njye nari nabifashe nk'ibintu byoroshye. Nyuma yaho abashuti banjye nabo ntabwo banyuzwe, bakajya baca inyuma, bakajya gushaka ba bantu, yaba umukobwa yaba umuhungu. Hari uwo nzi wavuganye n'umugabo, aramubaza ati se uriya muntu ni Muyango? Umuntu aramubwira ati uriya muntu si Muyango, ibyo bintu mubimukuremo, twarasebye byaragaragaye, ariko Muyango ntago ari we, nta nubwo nziranye, sindanavugana nawe, sindanahura nawe, mubona kuri social media gutyo. Ejo bundi ndi kuri Instagram, umushuti wanjye anyohereza umwe mu ba blogger bakorera kuri Instagram, yakoze ifoto, yafashe ifoto, afata ifoto yanjye n'umugabo wanjye, akora inkuru ndende, yandika ibintu byinshi, ngo ubu noneho ngo basi nabisubiramo pe ko ibyo bintu byarankomerekeje, nanjye no mu kazi mpita mbyihorera, ndavuga kame mbiretse. Ndamwandikiye, namwe se uri sure? Ndamwandikiye sinanga gukorwaho inkuru kuko ni byinshi mu mvuga, ni byinshi mwanditse, ariko uri sure ko ibi bintu wanditse ari byo? Atamwanga ngo yango ntabwo ndi sure. Namwe none se uri kubiterwa n'iki? Ndamubwira at least fata ifoto yanjye uyishyire hariya, ariko reka kuzana ifoto ya famille irimo umugabo n'umwana uyishyire hariya uvuge ko Muyango ngo amavideo ngo mwayabonye. Birarangira ayongera afata indi foto yanjye n'undi mukobwa umwe, nawe nari buze kuvuga kuko nawe ndumva afite kesi nk'iyo ngiyo, aradufatanya akajya kompara akandika. Mbese ngo mukurikije ibintu mwabonye ngo ari Muyango ngo na runaka ngo ninde umeze neza. Uwo muntu nawe mbona kumwandika, mbona gukomeza mubaza ibintu nk'ibyo, ndamwihorera birarangira. Ariko uwo muntu wamuvuze ko ari Kazungu. Nuko Kazungu rero ndavuze atapu Kazungu nawe nyine njye ni ibintu nari nafashe nk'ibintu byoroshye, kugeza igihe nagiye kuri YouTube mbona hari ikinyamakuru cy'umuntu witwa ni Badrama, yagiye bakora inkuru banditse tayiti ivuga ngo Yesu we ngo Kimenyi na Muyango ngo bose ngo ubusa bwabo ngo twarabubonye. Gutyo tayito ni gutyo ivuga.
nuko nibwo rero nahise mvuga ndavuga rero ibi bintu bigize gute birakomeye ariko hagati aho njye nkibona video ku munsi wa mbere naravuze reka ibi bintu njye kugira gute mbanze kwanza mbimenyesha ubuyobozi ariko njye sinari nzi ko ahubwo iyo ureza abantu cyangwa uvuze ngo ibi bintu biri kuzenguruka sinari mfite kuvuga ngo nabibonanye kuko abantu bose bari babyohererezanyije bose kuri snap ngaho babakobwa abandi abahungu abanyamakuru ibiki bose barimo barabyohererezanya rero uwo munsi wa mbere ibyo byumweru bibiri bishize nyine natanze ikirego ndavuga reka ndebe ukuntu ibintu bimeze kameme nshaka no kunenga abantu hano babonye space bamwe batajya kunyandikira batangira kumbwira ngo muyango ngo noneho ngo ugiye kubitiza umurindi ibiki ntiza umurindi ubwo noneho ngo abantu ngo nibwo ngo bagiye ngo gushaka ngo izo video neza okay nabwo nta kibazo bagende bazishake byibuze nkurikije ubusobanuro nahawe bambwiye ngo twebwe turi gucuruza ubusobanuro wahawe ngo iki ubusobanuro wahawe nande na nyiri na Badlam. kinyamakuru icyo ngicyo cya Badrama TV umubwira ko umubwira ko bidakwiye yakubwiye ko ni yamaye message ndende yamaye message ariko nyine bakomeza avuga ngo uyu muntu ni muyango njye ntabwo kuba naba ndi muri video ntaga devo y'ibyo wakora iyo ngiyo ntabwo irimo so uwo muntu rero namwandikiye nijoro nkumaze kubona iyo title uwuhe inde wandikiye nandikiye Badrama. Badrama ndambwiye se simbona ibyo mwanga ko babakorera mubikorera abandi my brother mwoherereza ifoto y'izukuri nta ruhare na rumwe abo bantu bose mwese nk'abasitari mwaricece impamvu yo kuvugira abativugira mbona ko ngomba guhangana njyenyine kandi nkikorera na business aho guhomba byose rero abo bana bafite uburenganzira bwo gukora nk'iby'abandi mu gihe mwanze gushyira hamwe ngo tubirwanye ubu se kutaje muri comment ngo twamagane ababitangije ukaza DM ari uko bavuga abandi tugaceceka icyo nagusezeranya mwakunze abatwika mwanga kubamagana n'abanjye bagendera ku byo mwanze kwamagana nk'abantu mufite ijambo nge rero nabonye ingegera zitaza nkwiye uwo ni Badrama wansubije gutyo ntabwo birarangira ndamubwira reka banza soza ndamubwira ese hanyuma se aho wamenyeye imyaka itambutse yose wari wabona nzana abantu kuri social media zanjye nuko se ntazo mfite kandi zifite abazikurikira aho ni ugushaka impamvu uretse ko ntababajwe no gukorwaho inkuru ahubwo iyo bakora bakanavuga ibyo bahagazeho ariko nawe nkurikije ubusobanuro umpaye ndabona nta tandukaniro ryawe n'abo uvuga babangamiye sosiyete nyarwanda sawa murakoze kandi nyuzwe n'igisubizo umpaye nimba wa mugani kunkoraho inkuru ari business ninde wo kutifuza iterambere ryawe kuraje kandi ugire ibihe byiza aho yahise aza arambwira ngo nshuti yanjye ngo uri mu bantu nkunda mfana ngo n'umugabo wawe ngo ni ibindi nyine yari arimo arambwira ibindi nyine ubwo ibyo bya social media ibibazo afitemo simbizi sinzi aho biva sinzi aho bigana nyine muri make
ubwo we nahise numva ko impamvu ikinyamakuru cye kiri gukora kiri gucuruza ngo kuko ngo izo nkuru zisebanya arizo zibinjiriza zicuruza zicuruza ayina nanjye navuze rero ntabwo nanze gukorwaho inkuru ntabwo nshaka kuba selfish sinshaka kwikunda yewe sinaba ndi muri iyo videwo kuko abantu bari muri videwo mbisubiremo bamwe mu bantu bari hano murabazi bamwe ni inshuti zanyu abandi mwarasangiye ntabwo navuga ngo nje hano gukoranya abantu ari nacyo ngira ngo mbwire buri muntu wese wambwiye ngo kuki ngo ugiye ngo ku masipesi mu nzi gake nisobanura ngiye muyango sinyanza ngo mvuge ngo nje gusobanura ngo impamvu nagiye mu kabari impamvu nakoze ibi impamvu naguye impamvu nifashe ifoto imeze gutya ubwo busobanuro ntabwo ngomba buri muntu wese uri hano ariko hari ibintu ubona ukabona biri too much ahantu ujya mu bantu ukabona abantu bari kukurebera muri image yindi ndimo ndishakisha ndimo ndakora ndimo ndiyubaka kandi nabwo ibyo nkora ndabizi neza ko hari abantu ibindi bintu bibahangayikishije bibabaje nabo ntabwo bishimye ko ziriya video zagiye hanze yewe n'uriya mugabo urimo ndabizi neza ko buriya nawe ahari kuba yanabonye ino space n'ibiki ari ugukururiza umurindi ari ukongera kubigarura kandi nabo buriya niba ari n'abantu bafite amadepresiyo bari bamaze kubyakira harimo umwana umwe w'umukobwa ufite business naramukurikiranye narayibonye muri bio ya Instagram ye ubu nimba iyo business ariyo yari imutunze niba yari amaze kwiyubaka biragenda gute mwashatse ko mbivugaho mbigarukaho we biramugendekera gute mumbwire biragenda gute afite business ndabizi abantu mukorera muri shike muramuzi we biraza kumugendekera gute murataka abantu murataka ngo abakomeye abari hasi ngo bimeze gutya njye ntabwo mbatinya mutazabona muyango ntavuga ntaza muri social media ngo nshyanuke nze nibonekeze mvuge ngo nze ngo naje ngo kwireguza ngo naje gukora ibiki ndi umuntu ukora ibyanjye at the right time at the right moment ariko amasaha aya ntabwo nakabaye naje ku maspace ngo ndimo ndavuga ibintu by'ubugoryi ndi kuvuga kuri video hejuru y'abantu umwe babiri batatu uwo ngo ni kazungu ka boss we none yampereye kera ntabwo ibyo bintu bijuba ni nayo mpamvu umuntu amubwira ngo icyo kintu si cyo niba dupfa iki we wa mwana we ngiye kushakisha menye ikintu mpfa nawe ngiye kugishakisha kuko we ntabwo bije vuba utagira ngo niba uri kuri space nimba ari abantu baza kurikodinga niba ntabwo mbizi ariko we ndaza kugushakisha menye ndi bubige deep sha uriya umva muye uriya ntagutakariza oya uzi umwanya impamvu ari kazungu dore buntakarize Brian Godfa nakoherereza izo chat uzishyira hano kuri dashboard reka muyango avuge reka muyango avuge eh, muyakomeze 2022 uri kumva 2022 ndakumva muya namwandikiye message yarazisibye message ze kuri Instagram ariko ni ibaze ko namwandikiye ngo ndabona nawe ufite umugore wibuke ko ari umugore mugenzi wanjye sinzi ikintu yarankoze ariko ibaze ko namwandikiye iyo message irimo hano muri chat zanjye nawe arangije sinzi ibintu bibiri na yanyandikiye kangahe 2022 kazungu ka boss arangije aranyandikira ngo nibibi ngo ubabajwe n'iriya foto koko ndamubaza ibyo se wabisibiye iki sinzi ibintu yanyandikiye arabisiba mpita mwandikira ngo I never do shit to people bamwe only Kalma will deal with you urumva ko hano naho nari mfitanye nawe some issues hano hari iyindi message mbonye nari namwandikiye ngo niba iwanyu bakuramo inda iwacu si uko tumeze ashobora kuba yari yapostinze amafoto yanjye muri bya bintu nabyo bya bitari binyureye byo gutwita ko hano namwandikiye nimba iwanyu bajya bakuramo inda iwacu si uko tumeze my brother ni gutyo namwandikiye araza ahisha ngo nshuti ngo byikurakaza ngo byari kera ngo bari kugusiga icyasha
ese baba banabizi ko badusiga icyasha njyewe ubu ngubu nyine ubu ngubu nibwo biba bibaye baba babizi nyine paka baba yaranyandikiye ngo babizi cyane nshuti ngo nabikubazaga kera cyane bari kugusiga icyasha wimfata gutyo ubu ndubatse kandi sobanukiwe neza ibitabangamira abandi mwana wa mama nta muntu nifuza kubera umutwaro ndakwinginze we mbonamo umuntu mubi ndamubwira sawa Okay. So, urumva ko so rero ako kari ibi akanyuzemo bintu kuri uwo nguwo ngo ni kazungu ka bosi ndamwiyamye mwese yego. mubyumva mumbabarire mbivuge gutya nimba ari n'icyo dupfa nimba ari n'icyo unkeneyeho uzanyegere ndi umuntu wumva ndi umuntu wumvikana tuganire tuvugane umbwire icyo wifuza hanyuma undeke na famiye yanjye ndagusabye nta entertainment mba muri social media nirirwa mu bintu up and down hari ibyo nakora hari n'ibyo ntakora nagiye gushaka nabitekereje buriya njyewe mbona ibintu byinshi nkabihorera abantu hano banshyiraho ibintu byinshi ngaceceka bakabona mpora nseka bakagira ngo ntabwo bingeraho ndabyumva bingeraho ariko nkababazwa nuko nta muntu n'umwe uranzanira ngo anyereke ngo do ni ubutiku ni ubugamba kandi nanjye kuza hano kuri space cyangwa kubyuka nkandika kuri snap yanjye nkavuga ngo umva ndabiyamye oya abanzi barabizi si uko nkora ni nayo mpamvu abenshi bavuga he muyango ntabwo ajya arespondinga ku bintu bavuze n'akaryarya ndamaze nta mwanya afite w'amatiku nta mwanya afite w'ubugoryi mani ndi umuntu ubuzima bwanjye burananiwe handi nshizemo ikindi kintu nahita nisarira hano mukajya mubona umuntu asigaye yarabaye umusazi mfite umwana ngomba gushakira ubuzima famiye mani kandi nta nubwo ari umwana umwe niba mutanabizi mfite abantu benshi mwebwe niba mudafite ibintu byo gukora niba mudafite ibintu bizima mwabwira abanyarwanda mwiyemeje kubabaza buri muntu wese uko mubyutse twazanye uyu munsi murabyutse mwazanye twariyakiriye biriya niba warakiriye uramaze ndakwiyamye iyakira ukwawe nawe buriya mfite nanjye ukuntu niyakiriye sibyo reka tube turetse njyewe ubu ngubu imana imbabare ko ndi kuvuga aya magambo mwabidawunodinga mwabiteresheje mukagenda mukabibandika yaho mujya mubishyira simbi ibyo ni akazi kanyu birabareba ariko ntabwo ikintu cyo kubatinya mwicare mukizi bya simbatinya mwa banyamakuru mwe kuri YouTube ndabasabye ako iyo mwicaye ukagenda ugashimangira ukavuga ngo muyango yambaye ngo hano ngo ni ngo hari ngo kino gihe iriya video nabonyemo umwana ufite iPhone niba ari iriya ni mudatuma nza kurahira hano ibintu bitabaho yari iPhone X Max iriya telefone niba ari 4 niba ari 2 niba ari 1 ntago nzi kabiragane iriya dushe niba ari umwobo bari abantu bari barimo nimba ari he ntago mbizi niba ari kuzimu biriya bintu Imana imbabarire ko ntangiye gushyiramo ibintu byo kujajinga ariko oya muba mukabije sometimes Godfather mujye mutanga hano ikintu bita iki nari kuvuga ngo ubutabera nta butabera mbonye kuri iyi mihanda irashaka bosi ntabwo Alright. nizere ko ibyo babari navuze fatiza yavuze message zishyire kuri dashboard nizere babari ko uretse gato so muya harya ngo kabosi ngo yavuze ngo ribu kanze ngo si aba data ngo ngo nabanye ntago ari iyabase we cyo koza amana nta kibazo so narakubwiye ko kubizana kubivuga public cyangwa kuza ahangaha kuri space
ari nko kubiha umurindi ngo ni ukubiha siko umurindi siko nakubwiye yego Muyango yahise antuka aravuga ati niba ukoresha urafungura space mvuge cyangwa se ugushyigikiye abarimo kumparabika yango imiryango Godfather biba deja byajemo n'imiryango so kubera iki so ntekereza ahubwo ko hasaba mu rwego rwo kwamagana bino bintu mu rwego rwo kwamagana bino bintu navuganye na Muyango ambwira nabi nguyu ari hano Godfather ndi mu bantu ndi bamubwira ndamubwira nti gukwaka ijambo ihangane gato mvuge yego nijoro hari umunyamakuru w'umushuti wanjye yanyandikiye ariko urebye ibintu namwandikiye namubwiye umva nkubwire ndakwiyamye nibiba ngombwa na nimero yanjye ugire uyisibe muri kubona ibintu abantu barimo baravuga babeshya barimo barabohereza amavideo ngo Muyango nakureka screenshot ngo unyandikiye mubwira ko atari we kuko biragaragara ko atari wowe namubwiye nabi anamba barenda bizi ari kuri space bivaho ngaho bijya ku kazi urabizi ko ari ku isibo niho noneho haba abanyamakuru benshi uwamvugishaga wese ubundi ngenza bose mbasekera uwo nahobereye mubaza amakuru wiriwe gute mbaserereza nabo nababwumva nakubwiraga kuri mutari muzi uriya mwana urimo afite ukuntu ateye neza bitigeze bimbaho mu buzima ndabiyamye alright ntabwo so bisekeje reka maze pia kurenga ntabwo kano kantu bisekeje ziska yabatanzeho urugero ko bari mu mazina yabo ariko hari abandi baza mu mazina atari biyita ba Claver ayabo kuko ya babyita yego ntabwo yego batabyumva so nabi ndashaka kugira ngo mbikiriyaringe mutumva ko yabatanzeho urugero nk'abantu bafite amazina atari ayabo oya yatanze urugero ku bantu azi avuga ko bo baza mu mazina ariko hari abandi noneho siza muri kubyumva so ikindi mutaza kwifata nabi nari ngiye kuko birumvikana kuvuga yatanze nari ngiye kuvuga hano hari yego nk'abantu b'abamama buriya njye ngira abamama benshi turi inshuti kurusha n'aba bana bose b'abakobwa kandi gusanga abo bakobwa nibo baba barazengurutse izo video mwamubonye Muyango mw'abakobwa mwe ntago meze nk'amwe mbanze mbaheze Muyango reka tugende gatoya rero buretse ndumva Godfather wafite buretse impamvu nari nkomeje kuri Raziska na Lili Pupe ni abamama tuba dusanzwe tuziranye akambona nje gusobanura ngo oya Godfather nimba ari ikintu mu buzima cyaba cyarambayeho kikaba cyarantunguye kikanantangaza ni iki ngiki bamama bakobwa beza muzi ko mu nkunda munakunda n'ibintu byanjye n'ibyo nkora uriya sinjye na nyuma kandi ibi bintu ndabigendaho natanze ikirego maze gutanga ikirego inshuro ebyiri ndabizi neza ko hano kuri ino space ntabwo hashobora kuburaho umuntu w'umuyobozi ntabwo yaburaho ndabinginze mushakisha uko byagenda uko ariko kose ntabwo naza hano ngo mvuge aya magambo yose ngende muri ziriya video nabonye ntabwo bibaho ntabwo ndi igicucu bigezaho ntabwo ndi umwisikuro bigezaho mfite ubwenge ntabwo ndi robo ndabizi ko bari bumpa ubutabera ariko niba uzi ko uri kuri no space ukaba waratanze warasharinze iyo video ukanavuga ngo uriya muntu ni Muyango shame on you Imana izaguhane ndumva ngiye nanarekera naho ngaho ndumva nanakicecekera ndumva alright yumvishe mbere yuko ugenda rero mbere yuko ugenda cyangwa mbere yuko mpereza abantu amajambo Muyango utubwiye ko bariya abantu wafashe umwanya wo kumenya abo bantu bakwitiranya nabo ukagira abo umenya uvuze abakorera muri shike kubera ko abantu badakiranga izina ryawe kubera ko bikorera consequences cyangwa ingaruka z'abantu bakwitiranya nabo ko wabashije kumenya aba bantu birashoboka ko bashobora gukiranga izina ryawe cyangwa basi kuvuze ko watanze ikirego byashoboka cyangwa wagerageje kugaragaza abantu abo ari bo witirirwa ukareka icyo cyashya kikakuvaho niba warafashe umwanya wo kubikora abo bantu wabashije uvuze ko wabamenye ariko biragaragara ko utabavugishije ese niba utarabavugishije birashoboka ko abantu bashobora kuvayo bagakiriyaringa izina ryawe izina rikomeye muri industry Muyango urakora ufite ibintu birenze kimwe ukora birashoboka ko aba bantu bashobora kuza bakakuvanaho ikishyashya bakikorera ingaruka zahashize habo umva nkubwire icyo ni kimwe ikindi before yuko ufata ijambo ikindi ashaka kukirenga kino kintu
ntabwo turi ahangaha cyangwa ntabwo iyi space yakozwe ngo iyo video isakazwe abantu bayirebe. No, nibashake umuntu uri ahangaha nibashake oya ntabwo nkwemerera uri gukoresha sheri wikoresha none inshuti se yanjye ubundi se wikoresha uburakari. barayirebye barayohereza Nyo ariko ntabwo bikwiye. ntabwo Turi bikwiye ahangaha impamvu turi ahangaha uretse n'iyanjye turamagana uretse n'abagikomeza n'iyanjye kuzisakaza n'izindi zose n'iz'abandi. n'iz'abandi Yego ujya usanga izo video njyewe mbere bajyaga babivuga simbyemera umuntu akavuga ati barampakinze akavuga ati ariko we baguhakinga uri umusazi urarwaye bimeze bite byonyine hari ahantu hano bita ku iposita ujya gukoresha telefone sha ugasanga abana bagiyemo buriya hari n'abantu babayeho ubuzima bwabo bishyura abantu mbabarira ntuyishyireho ukongera ukamuhanda mbabarira iyo ni trauma abantu hano hanze babana nayo ntago ari izo gusa hari n'izindi usanga zitari n'izo z'abambaye ubusa ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So rero njye ntabwo ndi hano kugira ngo nsakaze izo video wa mugani nk'uko ubivuze. Ikindi ntabwo ndi hano kugira ngo mbwire abo bantu ngo baze ngo bakiriyaringe oya ubutabera njye ndabwizeye buzagaragaza abo bantu kandi buzamakinga sure ko uwo muntu ni njye cyangwa ntabwo ari njyewe. Kwanza first of all nubwo nshaka kuvuga ngo bazagaragaza ko kuko sinjye ariko bazatanga ubutabera berekane ibintu byose ukuntu bimeze ku murongo from A to Z. Ndabizi neza ko bari kubyumva ni agahinda kanyishe ndava ku kazi ngataha ubundi navuga ku kazi ngashaka utundi tuntu nigiramo ariko ubu ngubu mind yanjye bo biri inyuma yabo ako mwabantu mwe utageze ntagereranya muyango mureba muzi nuwo kujya gukora buriya bushiti noneho muri toilette tujye tunabwizanya ukuri uri kumva noneho n'ibitambaro ahubwo kubera ko twebwe wenda tugira umuntu tukavuga tuti tunayasharinze nabo tukabashyira hanze twaba tugiye gukora ibigize icyaha ariko kare muyango yarize ndavuga man ndumva narekura aba bakobwa nkabanika hanze isi kababona ariko nakwibuka ko bigize icyaha nabwiye muyango muya icecekere Imana irahari aba nabejo nejo bundi bazatinda bagaragare umva babwire mwa abantu nimba mujya ahantu muyanga aba yahostingiye muyango n'umuntu arara amajoro akora iyo yahostinze aho ntashobora kujya byibura ni hamwe nta cyumweru gishobora gushira ntajya ahantu yahostingiye n'umuntu hostinga yarangiza kurira imodoka akagira gute agataha akosha mu byukuri namwe abo hari nk'abo nzi nacishijemo ijisho biranatangaje kubona n'abagiye bazi muyango bashobora no kwifata bakabikoherereza kandi abo ngabo ari bo abo nibo babi ngaba ababyeyi bari aha bari ripupe n'abashuti ba muyango n'aba barazisika n'abashuti ba muyango n'aba bose abo bose namwe mumbwire abantu baba baraho bakicara bakavuga bati koko uyu muyango uri kwisobanura ngewe hari n'abantu bakomeza kwandika ngo mushuti wawe ngo mubuze ngo areke kujya kwisobanura gute se nk'abo bantu ko umuntu aba yanabacishemo ijisho areke kujya kwisobanura ziri kumwakana abandi kandi mukomeze musharinga izo video mureke babwize ukuri mw'abanyarwanda areke kuza kwisobanura bakomeze basharinge bakomeze basharinge ngewe bakomeze uri kumva ikibazo kiri hano mu Rwanda Godfa buri bucece mu gace noneho muyango bagakomeza bakamutwara gutyo n'ubu kare nahuye mu mujyi n'umukobwa uri muri iriya video nukuri kw'Imana uretse ko nihangana mbona nabangiye gukora ibigize icyaha nkamureba ntidore di muyango aho mwamubonye ajya guhostinga ateza ibitambaro nk'ibyo muri ADPR mu byukuri koko tubwizanye ukuri tuvuge ko ibi byo byaba pe ubu muyango n'umugore uri chipu ku buryo yajya gusambanira muri you guys mwagiye mugerageza abo bakobwa turabafite barahari mwababyeyi mwe amavideo mwagiye mubona abatarayabona ntimunayabone kuko ayo mwabonye umuntu kandi arayohereza agahita munsi yandikaho ngo muyango wanyu uri kumva ngo wa muyango wanyu ngo wa mukobwa wanyu ngo wa mugore wanyu ngo w'icyitegererezo uri kumva ukuntu baba bandika nge baramenasije uretse ko bumwe duhura nkanabwitukira turahura nshoboye no kubandikira cyangwa nkanabatuka muri voice note zimwe muzazumva ziri gutembera muri iyi mihanda mbabwiza ukuri muyango wacu muyango w'abanyarwanda aka Mukakimenyi
siwe nyiri ziriya video mwanjajwa mwe udukobwa u- udukobwa hamwe harimo n'uwashatse wanabyaye anicaye hano. Imana ikurinde sheri, suzashyirwe hanze. Je sinzagushyira hanze kubera ko byabigize icyaha, ariko jewe ngiye kukwanika, keretse nkwanitse navuye muri kino gihugu cy'u Rwanda, bakahita bakubona n'amafoto nkashyiraho n'indi video nkayishyiraho n'izindi mfite nkazishyiraho, kuko Muyango barakwandikira bakakwandikira bakamuvuga bikakubabaza. Bajye bavuga abanyamihanda tuzi b'ibirara bananiranye. Muyango ni umugore wiyubaha, mwababyeyi mwe mbibabwiza ukuri. Atiyubaha se je hari n'imiyaga namushyiriramo nayo murabizi, ariko mwababyeyi mwe mwicaye aha. Muyango ari mu bantu biyubaha muri iyi mihanda n'akazi akora, ukuntu asabana na buri muntu wese umugezeho, yamusoma ku itama, yamusoma ku musatsi, yamusoma ku gutwi, ngo karibu karibu karibu. Nguwo Muyango yarangiza akurira imodoka agataha ni anataha mbere. Uri kumva sha, mbabwije ukuri mwabantu, abo bakobwa bicaye hano, ariko Muya ihangane, wongere wihangane shu, nta magambo ushobora kubwira yo gukomera, ariko hari igihe abakobwa Imana izabanyereza gutya, we uzanyereraho gato. Ubu bari kunyitwaraho nk'umuntu utwaye amagi. Ibaze kuba Muyango ari inshuti yanjye, mukunda kandi mwubaha. Nkunda Muyango man, ariko nareba izo nsirika z'abakobwa zimpitapitaho, ntari kuzishyira hanze, akaba hari kuvugwa Muyango. Agahinda kakanyica. Namwe mwumva urwego bigezeho, kubera mvuga ngo ntaza kugongana n'amategeko, ngo kubera kudashyira izo njajwa hanze zigere ko mwababyeyi mwe mwicaye aha, mwabakobwa mwe. nabo bashobora kuba video zabo zaragiye hanze Icyane batabishaka. ariko mureke mbabwire ibaze ukuntu ari kubagirira impuhwe hano, ngo shanga umwe ni umubyeyi, ngo aheruka no kubyara. Mwumve Muyango umutima yifitiye. Ngiye nahoze nanatongana nawe, ariko se ntabwo uri umubyeyi ntabwo uri umubyeyi. Uri kumva rero hano man, mwumve ko mwaboneye umuntu, kandi munitegereze ziriya video bambaye amaparey. Muyango mwabonye ryari yambaye amaparey? Nimba mwarabyitegereje, nimba mureba izo video, nuko ikibazo mutaba munabazi icyaba bamanikira hano. None cyakere kuri mukobwa w'agatambaro ukuntu noneho kashotse kageze no ku makaro, ahandi bamucaniyeho irobine y'amazi. Cyokora mwabakobwa yego njye sinshobora kubexpose aha, nta nundi wabikora, ariko mwabanyarwanda n'abanyamakuru, njye byantangaje numva n'abanyamakuru wenda muri bubagarukeho nanagiye. Umunyamakuru muzima abo nibo babirera umva rero njyewe Mana Muya ihangane, icyo nicyo nakubwira. Gusa namwe murabizi video zaba zageze hanze z'abantu koko nituze hano ngo tubote koko, noneho bariya ntibanazwi bantu muraha mu byumve. Ariko man, ndi kubona bapitapita, kandi noneho ibaze igitangaje, bari no n'ubu njeho bari kunyandikira ngo ubwo ugiye ngo kumvuga kavuga idahiye sinakuvuga. Komeza urye utuje, upfumbate umugabo wawe uryohe. Undi mwana ari kubizira muri iyi mihanda, umuntu azajya azira ngo nuko asa n'umuntu koko mu by'ukuri. Ubu yaba ari Muyango tukaba turanga tutarica ngo baseka kimwe we, ngo ariko usiko munasetsa. Umva icyo nababwira cyo, mwabantu aba bakobwa turabazi. Aya mavideo wenda mwebwe muyabonyesho, bundi abandi ntimuranayabona. Twe tuyamaranye igihe kinini cyane, ariko kubera ko tuzi ibigize icyaha. Murabizi neza amavideo y'abantu tuba dufite muri iyi mihanda tudashobora no kuba twazana. Ariko mwabantu b'Imana muse nkabururukaho mukakimenyi, mumwururukeho gato. Aba banyamakuru bo keretse uwabafunga, Imana niyo nkuru. Ariko kandi barangije bamajije kwivugira ko bari gucuruza. Ariko ntari ibindi mukomeza. None se kuki muri gucuruza munabeshyera umuntu? Byibura niyo yaba yari nayo akazana akavuga ati ni mumbabare narabatengushye. Ariko mwababyeyi mwe mbabwiza ukuri, uriya si Muyango, n'utundi dutsibika twa muri iyi mihanda, nuko umuntu adashobora kudushyira hanze. Bari kuza bitwaje icyo kintu. Mwumve Muyango, mwumve ni Muyango wanyu, uriya siwe. Uwayibonye yongera nayitegereze neza yirebe. Noneho munarebe ubu koko, munagaruke munaze no ku gaciro k'umuntu. Ubu Muyango ni umukobwa uri chipu cyangwa umugore uri chipu ku buryo atakwishyura hoteli cyangwa ngo agira ate. Mu by'ukuri tunabwiza munagaruke kuri ako kantu. Noneho muri tuwarete zirimo robine zigize gute. Ntabwo Muyango ari umukobwa uciritse bene kariya kageni vrema. N'abandi tuzi anyway bye. Yewe nibere mu kazi, ariko Muya ihangane shu. Courage shu, courage. All right. So Let's go. Schwarze kunika ni hari. Umva. Okay, go ahead.
umva njyewe ntabwo turakorana sibyo kandi mu cyumweru dukoranamo iminsi myinshi kabisa mu cyumweru muyango dukoranamo iminsi myinshi njya mbona abantu benshi bamuvugaho ibintu njye ndatangara kubera yuko njye muzi kenshi njyewe dukunda no gushwana na muyango turi gupfa yuko yatashye mbere akazi katarangiye arimo arambwira ati ndagiye ejo mfite kujya kuri radiyo mfite gutanga njya kureba umugabo n'umwana urumva ngiye kubera nabyo bagabo n'abana ndibwerabwerera nkataha igihe nshaki muyango dora dushwana dupfuye yuko yatashye agataha akazi katararangiye agataha none atanambwiye nkamuhamagara numva mbwira ngo yageze mu rugo ariko ndabizi neza yuko abakobwa niyo mpamvu nayisharinze kuri Snapchat kugira ngo bano bakobwa bose bazi no mw'abantu oya mwe no abantu ba mbere basharinze no no ibyo no bintu sobanura neza batabyumva ukundi washarinze space ntabwo washarinze amashusho y'ubusobanuro oya ndi kunasharinze link ya space ngo tama babarira nibyo ndi kuvuga wicisha na kintu ndanywa uravuze na ngo kimwe wayisharinze so babyumva nabi vuga ko washarinze neza ego nasharinze link y'ino space kugira ngo baze impamvu nasharinze kuri Snapchat nuko ariho haba abo bakobwa nta bandi bantu kandi ndabizi neza yuko hafi ya bose barimo ahangaha muri space nibo bantu ba mbere bafata video nk'iyo muyango si ubwa mbere mani muyango bamugendaho pe nguwo kubera ko yakoze muyango arakora kandi nimumubone gutya akorera amafaranga menshi ndakubwiza ukuri ariko ibyo bintu bikaba ikibazo ninde uzanye muyango muri ibi bintu sindigera mbona muyango ngo yatanye ngo na runaka yajyanye ngo na runaka ngo yahararanye na runaka agira abantu biwe bahora aho ngaho sibyo ibi bintu bya video bimaze igihe kinini wasibye iyo foto wa postinze kutarishwa ko uwo muntu ari muyango ikindi kandi ko twe muyango tubizi ko atari we ukareka no gukomeza kumusesereza uraka ari umubyeyi ufite umugabo n'umwana kabosa afunga umutwe ngo wanga afite ukuntu akora ibintu byenga ibingo nibyo napfuye ngo na debeni anshaka kusobanura ibintu byinshi ndamwihorera uyu munsi Godfa wabonye chat nakoherereje nongeye ndamwandikira ndamubwira ariko bro kuko umusesereza umuntu w'umubyeyi kweri ko nawe uvuga ko ufite umugore sibyo ko mu gitondo ubyuka ukajya gucuruza mitiyu kugira ngo ubone amafaranga yo kuza gutunga umuryango wawe aka kanya baje bagarika umugore wawe ubizi neza yuko atari we ntago we warwana inkundura ngumva ngo ngewe nimuzongere ngo kumbwira ngo ubusango niyo mpamvu ngo namwe mwese ngo mba numva ngo nshaka kubareka namwe agiye n'ubwandika kuko ntago ntahi wawe sindgi wawe ariko ibi bintu uri gukorera umugore w'undi muntu ejo nawe babikorera umugore wawe kandi wababara yewe no kujya kurega ndamubwira rero impamvu mbikubwiye bino nuko mbizi neza yuko anytime bashobora kukurega kandi nta kintu byakumarira bakoreza uri umubloga ucuruza miti ugatana wenda n'utwo dufaranga ducya two kuri social media uratubona ngo ariko abantu ngo bafashe ribu ngo bayigira nkaho ariko abasi okay bro aba buretse gato ngo difa mpa mahoro kuko harimo n'abashuti bawe ngo gwiki we ngo ndetse uretse gato Badrama ntago ari umuntu wawe uravuze Badrama komeza man last time Badrama yaraje arapostinga mwese mwarabibonye kuri Instagram afite ikibazo cyuko abantu bo muri social media bavuga inkuru batazi badahagaze arabipostinga babaye pe nanjye navuga ko se wamugana umuntu katanibereye no mu Rwanda kukibaza gupostinga ibintu bamuvugaho nyine araza arapostinga ukuntu bamukoraho inkuru nyine atari byiza yerekana uruhare rwo muri social media ko atari byiza kuza gukoraho inkuru umuntu utayizi ariko biratangaje nimba nawe reka mbabwize ukuri ikintu wifuriza mugenzi wawe ikintu wiyifuriza wowe ko kitakubaho ntukazajye wifuza yuko mugenzi wawe gishobora kumubaho sibyo uri umuntu uzwi uri umuntu twese twubaha dukunda nge Badrama ndamukunda sibyo na muyango ndamukunda sibyo ariko biratangaje niba umuntu umubye urumva muyango niba afashe umwanya wo kureba ikinyamakuru cy'umuntu uzwi akabandikira akababwira ati ibi bintu mwankoze y'inkuru ariko sibyo mbere yo kujya kukurega umuntu kubanza ko kwihera warning akakubwira ati iyi nkuru mwankoze ariko ntago ariyo mu by'ukuri kandi namwe mufite uburenganzira bwo kumpamagara mukabanza mukambaza ese bria iyi nkuru ko tugiye kuyandikaho ibi bintu nibyo cyangwa nawe ufite version yawe ugomba gutanga kugira ngo ukliyaringa ibintu tumenye ushyireho umucyo kuri ibi bintu sibyo umuntu akamusubiza amwumvisha yuko nabo uko abandi bacuruza nari gucuruza none sugo bizagenda gute umuntu ajyaza nyine kubera yuko afite platform ngo kubera yuko ngo amatiku niyacuruza
uwo uri gucuruza amatiku ariko hari umuntu uri gusenyera, sibyo? Niba aka kanya uyu munota umugabo wa Muyango ashobora kujya kuri icyo kinyamakuru agasanga nawe ifoto yiriho kubera Muyango, urumva ntabwo kimenya ari kuri iyo foto kubera nka kimenyi, ayiriho kubera yuko bari kuvuga Muyango. Ushyizeho ifoto ya kimenyi, ushyizeho ifoto y'umwana, ushyizeho ifoto ya Muyango, wanditse inkuru wanditse ni ibinyoma, none ushatse no kumvikana na ba nyiricano ubumvisha yuko ibintu bakoze atari byo, sibyo? Ahubwo nabo bahise bavuga ati ngo natwe twaranditse ngo namwe, none nukuvuga ngo Muyango we yazize yuko atigeze ajya muri comment ngo avuge ati ibyo muri abantu bari gukora nibyo, sibyo? Buri muntu wese hano afite platform ye, afite n'ukuntu ayikoresha. Ariko nimba byagera ku muntu ufite platform nkuko wenda Godfather adashobora kuza hano akaza akibasira ati okay mwabonye amashusho ya runaka ati akakubiseho n'umugabo we, abantu igihumbi hano bari bakurikiye ino space bari kubireba. Hari abantu batazi kujya gushishoza bavuga ati si ibintu nibyo cyangwa si byo. Hari umuntu ubona honyine title y'inkuru agahita avuga ati kumbi ni kuri yabateye mani, n'umuntu wagukundaga akakwanga akavuga ati niba ngiye nkurikira Muyango namukurikiraga nzi ngo ni umubyeyi wiyubaha, none ari kujya gusambanira muri dushe, uyu muntu ntabwo ngomba no kumufollowinga, nta n'ubwo inshuti zanjye zigomba kumufollowinga ntabwo. Man, uwo muntu akakwanga atari ukazi ukuri, ari ukubera ko yabonye ko umuntu yabyanditseho. Guys, nimuha abana amahoro, sibyo? Nimuha abana amahoro. Nimba wohereje n'umuntu iyo video akavuga ati uyu muntu si ngo dushishoze, uri kugeza ubwo umuntu aza kuza kwisobanura. Bro, ntabwo ngewe nuko bavuga ngo abantu ngo nibareke kuza kwisobanura, bavuga ati nanjye wama nkagera ha Muyango, none se aragera ha Muyango mu kanya arimo aramubona mu madusha kandi yitwa ngo ni umubyeyi, nubwo byaba ari ibya kera. Guys, ni mu muha amahoro, iriya ntago ari Muyango. Nge nari nzi ko bya narangiye twabibabwiye mwabyumvishije, ariko abakobwa bo kuri rero nongere mbwira abantu ko ntabwo platform ari zo byacitse gusa. Nahangaha ntekereza ko Muyango gufata decision yo kuvuga ngo reka mvuge nihanangiriza abantu ntabwo ari ukora umusazi. Niba afite yarakurikiranye ku bimuvugwaho agatanga n'ikirego, urumva niyo ntambwe nziza yakoze kurusha hano. Ariko nk'umuntu w'umupublic figure, nk'umuntu ufite izina rikomeje guhindanywa, yagombaga kuza ngaho akabikiriringa agatanga n'iyo gasopo. Ntekereza ko bikwiye. Ntabwo rero tugomba guceceka. Cyangwa byacitse, njyewe ndi mu bantu bari bamwanye platform, namubwira no ntabwo bikunda. Arambwira ati ubwo rero niba wumva ugomba kunyereka nguye ari hano, ndavuga okay let's do it. Wihanangiriza abo bantu. So niba mu by'ukuri abo bantu bahari, mwe muri bande mufata umuntu mukamugenda mukamwambika icyo cyashya mukamugira we. So reka dukomeze twumve ibitekerezo by'abantu, ariko ndasaba buri wese hano abyumve, turimo kwamagana ibi bintu ntibikwiye. Ntabwo ari kuri Muyango gusa turimo kwamagana ibi bintu, no kundi uwo ari we wese. This must stop. Kandi ntekereza ko ntabwo turi kwamagana ibintu gutyo gusa, ntekereza ko babisubiye n'ejo bundi babivuzeho. So reka tube societe yanga ikibi, dufate umwanya wo kukirwanya, tunagire uruhare rwacu mu kurwanya ibintu nk'ibi ngibi. Abantu bakometinga suicide. Muyango hari ikintu avuze ntimwacyumva. Muyango waravuze ngo there are some people bari kuri payroll bishyura buri kwezi amafaranga kugira ngo ubwo bwambure bw'abantu bafashe butajya hanze. So ntekereza ko this must stop. Reka dukomeze dufate abantu twihuta. Jaboy waje imbere kuri Kyola Ziska Lili, hanyuma Ninjye bazamuye imbere ya Jaboy ndibaza. Ntabwo ntinda. Okay. No, Thank you. Nabashuje mwese, nabashuje. Muyango sheri bizu kamata bizu. Reka njyewe ndavuga ibintu bike cyane vraiment. Bike kubera ko ntago nabona ibintu barimo gusebya igitsina gore ngo nceceke, kandi n'umwana w'umukozi cyane. Muyango nkuri inyuma pe 100%. Bari abantu reka nkwereke ukuntu biteye n'isoni, n'abantu bashaka kuguca intege kubera ko ntacyo watanze, bikagera ahubwo bo bashobora kuba ari abantu b'abagabo batungwa n'amafaranga bakoresheje izina ryawe.
it's so sad and it's so shameful umuntu w'umugabo ushobora gutungwa n'ibintu bivuye mu gusebya igitsina gore bikwereka ko level ufite aho uri hose wicare wihe bravo woman kandi very honest woman. So bano bantu rero they have to stop aho bigeze ko birakabije ubarege bashaka kwicira izina ariko uko byagenda kose inyenyeri yawe ni yawe ntacyo ushaka gukora abantu rwose ntibashaka kuva inyuma kubera ubugoryi bw'amavideo babeshya njye sidanayibona hano nshende no kumenya pe ukuntu ubaho ukuntu usanzwe ubayeho buriya birabarya kandi bafatanyijwe na video niyo gahunda bafite do not accept that abantu nabo bazukuri barareba urumva iyo video si yawe kandi ni yawe ntibaguca intege ntago mvuze ngo niyo no they are trying to use that kugira ngo baguca intege n'imirimo yawe ihagarare ibaze nk'uwo muntu avuze ngo turakuriraho ngo niyo mpamvu dushobora kugira gutyo umuntu w'umugabo seriously uri muri industry it's so sad njye nicyo nagira ngo mvuge ngo abantu b'abagabo bashobora kugira ngo batungwe n'umugore kuba mukoresheje izina rye nabi birababaje aho tugeze muri industry umuntu watekereza ko ari umuntu w'umugabo oya wikwataka abagabo oya ndataka uwo mugabo wavuze ibyo babiri bamaze si babiri babikoze none se ntidufite amapine ntituranga turi kubyamagana turi abagabo oya wowe ndatuvuga wowe ndavuga abo babikoze ndataka individual icyo witwa ugacomekamo ngo abagabo bashaka gutungwa ndavuga abo babiri none se avuga ku mugore ngo witwa ubu uri umugabo sosa ndavuga abo bagabo barimo gukora ibyo bitwa ko we mu mitingi make zanyu ntabwo turimo kwa mutwe ya boy niba wakurikiye ikiganiro waje mu bantu ba mbere wakabaye ntabwo wakabaye ukora urangirije kuri iryo jambo s'il te plaît mujye mumenya ukuntu muganira ntihari we ya apologizing wakurikiye ikiganiro cyangwa ntabwo wagikurikiye katika jina la Yesu. So twihuta rero reka nze dufate mama Lili hanyuma dufate Abe nyuma ya Lili mama la miracle allez-y. Est-ce que ça va? Lili poupée. Oui, mama champagne uri gufata champagne abantu batamanitse akaboko kandi ni bamanitse ko mama bahari nawe ubwo rero ko so bite byawe mutinga mic yawe pussy mwiriwe neza nshuti bavandimwe. wiriweho Yego, tout d'abord, à Muyango et Beza à Novia Carigno. Je t'adore, ma copine. Icyambere nakubwira wakoze neza. Gukora agasopo ntago bagomba kukumenyera kandi ntucike intege. Sibyo? Ibi bintu ni ibintu bitari byiza ku mubyeyi nkawe nzi. Ndakuzi nk'umubyeyi mwiza n'umugore mwiza kuko nzi umuryango wawe. Iyo nje mu Rwanda turabonana kenshi uriyubaha. Donc biriya ni ibintu byo kugusebya ariko ntucike intege nicyo nagusaba. N'abandi bose bari hano mfite inshuti nyinshi ziri hano Briane Jihad ubyirengagize gusa ni abantu baba bashaka kudatera imbere. Komeza utere imbere Paul Chérie be strong kandi ukomeze ugire urugo rwiza. Amashyari ni menshi ariko Imana irahari. Ihangane kandi izakurinda turakomeza tugusengere. Ndikumva aricyo nakubwira. okay thank you mama Lili urakoze cyane thank you so much twihuta reka dufate Abe hanyuma Pussy hanyuma se muhungu Lili abandi mu mani kutamanitse ikiganza ndakumanura twihuta Suge twamanike nonsense. mani se muhungu ihangane so ihangane se mu mutinga mic ntabwo ndi butinde ye wamanikiye wamaze okay waretse abagabo okay waretse abagabo bakavuga ariko se abagore b'iki gihe ye mugo waretse abagabo bakamanza bakavuga kuri umugore ukavuga nyuma gatoya mwiriwe kandi mbere na mbere nda- na-
ufite network mbi. Banguretse gato ushake network ngaruke. nta Wambaye kibazo kuteri nta ufite kibazo network mbi cyane kandi turi kwihuta. Okay. Yeah, turakumva. okay Sora mfite. turimo turakumva. Yeah. urabona ubu ngubu abantu barimo barishimira gucuruza amatiku ariko aya matiku azatuma bajya kurya imvungure mageragere. Hari benshi rwose mba mbona abona bazagenda benshi uhereye kuri bara okay ibyo byacitse bihishe inyuma y'uduka fishi. Abenshi rwose muzabona bagenda bazira amavideo aya mbere ayatambutse kera ay'ubu ngubu avugwa kuko igihe cyo kubihagurukira uko nabyumvise cyageze kandi ibimenyetso birahari, abakekwaho ibyo byaha barahari. Ibyo rero rwose ndatekereza ko umunsi tuzaba dufite nk'abantu 5-10 bafunzwe bazira ibyo bintu bizatanga umusaruro. Ikindi navuga ni ugukomeza Muyango nyine kuko urabona akazi akora, hari abantu benshi bakagiraho prejudice bakavuga bati se akazi akora bakakajora bakakavugaho bya bindi nyine bya gender balance bakamwibasira. Hari abagifite iyo myumvire rwose ubona yuko nayo bigomba guhinduka. Umuntu ashobora gukora akazi ke neza afite icyo agambiriye kandi akiteza imbere. Ikindi navuga nagize mwaku niko nabyita wayimpaye arambwira ati wabonye wa muntu mwashyigikiye ejo mundi mu bukwe umugabo wa video. Ikindi if you see something say something. Niba ubonye ikintu kitagenda gira icyo ukora. Niwo muco mwiza wo guca akajagari. Nubona umuntu ukubitiye agatoki ku kandi ngiye kumuhiga nzamufatisha aho mugenzi wawe cyangwa undi muntu ugaceceka, aho ngaho ni ukutuma uyu muco ukomeza. N'ibindi byose byaha bibona bitagenda, aho uri gutambuka ubona kitagenda, say something, gira icyo uvuga, menyesha ribu. Hari amanimero aba hari uhamagare. Ushaka kuba anonymous ariko uvuga hari ahantu mbonye a potential threat, hari ikintu mbonye kitagenda, umenyeshe ribu ako kanya, iyo nimero bihamagare. Hanyuma nuguhaye video mwiyame, niba na ngombwa umutangi kugira ngo bagende bagira ahantu yaturutse. Ni uburyo bwo kugira ngo abantu bagire umutekano. Mujye mwibaza ku muntu utinyuka iyo video dusipoze ko bayiguyeho, uzi ko afite umugore umugabo cyangwa umugore n'abana ariko uratinyutse urayohereje. Ubwo rero ndi gusoza n'ishyano nawe unubona n'ikintu ujye ugira umutima nama wawe, iki kintu gihagarikira aho ngaho unagikurikirane umenye aho cyaturutse. Murakoze. Alright, urakoze cyane. Twihuta reka nkubwire ikintu kimwe, ndashaka kuvuga ikintu kimwe byo ibi ngibi uri kuvuga ntabwo bishoboka. Iki ngiki uri kuvuga cyo ndakubwiza ukuri, keretse haje umwuzure nk'uwa Nowa ukavanaho generasiyo iriho hakazavuka abandi bantu badafite icyaha nk'icya Adamu na Eva. Ibi byo kuvuga ibyo ntibishoboka, ibyo ndakurahiye. Ahubwo vuga ngo ikiriho my friend, iyo hari ibintu nk'ibi ngibi birashoboka ko hazagera n'abantu bakometinga suicide, abantu bagatangira kwiyahura. Ntekereza ko ahubwo icyo dushobora kuvuga ni kimwe kabisa rwose. Iki ngiki tuvuge tuti duhagurukire hamwe, especially reka mpamagarira aba influencers, abantu mufite amazina n'ama platform, nimwe bwa mbere ntekereza ko ari mwe iyo mwafashe ibi bintu mukabishyira kuri platforms zanyu cyangwa mukabisakaza gutyo. Ntekereza ko ibi bintu biri mu nzira imwe ituma ibintu bisakara bikagera kure kandi bikangiriza imitima y'abari kubikorerwa. So aba influencer tugasaba niba bishoboka hakabaho kubikumira, kuko turarimbura imitima ya bamwe. Ibi ngibi biba byasakuje bikaza hano kuko biba byakorewe mu public figure, ariko what about those people bari mu miryango bari aho hasi badashobora gusakuza ngo bamenyekane, bikagenda gutyo, bigenda bite? This is a big problem. Ariko nkavuga nti nkuko
ibi bintu ngewe ntekereza aho nahagarikiye gukora bimwe by'ama advocacy n'ubuvugizi ntibikingeraho, ndakubwiza ukuri ntibikingeraho. Nahise nanafunga DM yanjye, buriya umuntu udafite blue tick ntabwo ashobora kunyereza message ngo bikunde, mu rwego rwo kwanga ibi bintu bro, kuko byari bimaze kugera ahantu. I'm telling you, ndababwiza ukuri, nta muntu ushobora kunyandikira. Nafunze DM yanjye kuko ibi bintu babikora mu rwego rw'ubuvugizi bakabinyoherereza. Narabifunze ntabwo nyikeneye umwanda, kuko naje gusanga ushobora kwisanga wakoze n'amakosa mu rwego utazi. So reka tugaruke kuri iki kintu rero. Muyango yabikiriyarinze mbere yuko mpereza undi umuntu ijambo. Muyango yamaze gukiriyaringa kuri muntu atari we, yewe nabo bantu barazwi, ba nyiri izo video nge sinigeze nzibona, sinshaka no kuzibona pe, sinshaka no kuzibona. Nguyu abe twavuganye mu gitondo arambwira ati umuntu yabimpaye, ariko ntabwo ari byo, ntabwo ari we. Ndamubwira nti mugumane, ntabwo nkeneye kureba uwo mwanda, ntabwo ibi bintu bituma n'abantu badatera imbere. Ubyukure ubusa bw'undi muntu ni gute uzatera imbere? Ureba igiti ko ari byo ntekereza ko ari byo binadutera n'imyaka. Sometimes ibi bintu abantu birirwa bashaka n'ubwo bari kunyekera nyerereka ndebe my friend, tekereza ko n'amaproje yacu kugira ngo ntagera hagira abantu duferinga nuko twiga tureba ubwambure bw'abantu ari byo abantu birirwamo. Ntekereza ko n'ibintu yirirwamo umuntu azagongana n'abantu n'uyu mwana abantu birirwa bareba ibitsina by'abantu so rero birababaje, ariko hari ijambo Muyango avuze ndarisubiramo cyane, aravuga ngo there are some people, ibi bintu nabivuze kuva kera, there are some people kugeza amasaha bari kuri payroll. Ibi bintu nitubivuga abantu babyumve my friend, ntabwo ndi gukora ubuvugizi, ntawe nabyaye, naje gusangira ibintu ari ukwiyaruriza, nta muntu nzongera sinzabisubiramo ukundi. Ariko reka mbabwire, there are some people bari hano hanze, abasaza bari kuri payroll bishyura abantu. Niba mwumva abantu bita abayahuboy, dufite abayahuboy, ndabyita gutera bo turabita iki, bakodesha abakobwa bakagenda bagatega abantu. ivugire shu umva tanga igitekerezo barakuba cyawe bagize ikibazo cya kwihorera. network. Nari binyire se Mungu nakomeza avuge. hariyo hano ninjye wari gukurikiraho urakoze. Ese we bite bya makuru yanyu mwese abasuhuje, Brian Sava, Mama Raziska, makuru Lili Sava, si waputse wo muri izo nzagukatira mu kiraha. Muyango na Momo Sava bebe na bebe Jabo ibite. Anyway, n'abandi mwese batasuje ndabasuhuje nyine, hanibiye mwese, much love guys. By the way, ngewe nuko numvise muri kuvuga ku mushyitsi wanjye duhuje akazi kamwe k'ubuhosti hano mu Rwanda Kigali, so mitavaka nanjye nze numve uko bimeze, you know. Izo video man ndatinya Imana yo mu ijuru sinazibonye, ndagira uko ngenda sindazibona gusa na ngo hose ngafite ikibazo cya connection. Muri kunyumva guys? Twe turakumva, we tubwire ikibazo cya Godfather cyatangiye kare kimaze umwanya. Ikibazo ubwo nese ngo bivaho. turi kukumva fresh. So rero njyewe guys, okay, thank you. Se abantu biburayi bazajya babura network twebwe i Kigali tuzibone ibi ni ibikiwe. Anyway, so njyewe rero no kuri ibintu byo gusebanya njyewe guys nango mu kuntu bibabaza, niyo mpamvu nango mubizi umuntu yakuvuga akubeshya yavuga biriho dia bari kuvuga isi yose kuriho, abantu bose uri kwandikira abantu koza n'ubugoryi n'abafite nimero yawe n'utakwandikira koza nonsense guys, byatuma umuntu committing suicide. You guys don't have an idea. Nje byambayeho pe, byambayeho, so ndabizi uko bimera. So guys, mujye muri gusebanya no kuri uyu munsi nitwe ejo nimwe, ejo undi n'abana banyu ni bamanye ni bapfanye, so mujye muri gusebanya kuko bwicya bwitwe ejo. Abantu mwicara mugasebya bagenzi banyu nanga ari byiza. Moyange icyo nakubwira, just stay strong, reka bino nejo bundi bikarangira, you know, nagahoraho gutya gahanze. Abo bahamba bari kudusebya guri cyane kugira baguca intege, ariko bihorere gusa. Niba nkuko muri vanga abantu barimo barazwi, so headquarter ya Libre hano nuza muzajye kubarega no kuri. Niba mufite ibimenyetso ko abantu nyine barimo mwizo video ari abanyarwanda bari no mu Rwanda, nta mpamvu yo guhishira umunyacyaha uri behind izo videos zigatuma bigenda bahimba izina rya kana atari wowe. So rero guys, ni ukuri ko Imana ndababwiza ukuri,
mureke gusebanya ni ukuri